nibyo mba mbabwira mwabahungu ariko ntabwo biba byoroshye. Kamuhobere burya ayashanga umugore w'umugabo ese uri gushigungura uri mu suhuza wamusuhuza ariko wamusuhuza vuba wamusuhuza. Asari ko takadana mana umugore washatse nakaga Nimwe madamu wanje. uyu ni sheri wanjye umukobwa amenya yavuye korodoro ntabwo yavuye ibikari. mureke umugore w'abandi Kose bite byanyu. umugabo we ni umwe Mwaritse umusheri wanje. iratembeye ariko yagiye mu misa ko yambaye ntabwo yambaye nk'umuntu ari mu masquat. iki nicyo kigaragaza abasirimu Abasirimu uyu ni umusirimu Umusirimu nyine nawe sibyo birakureba ntabwo bikureba byo wese baho gukora ngaho. kuzanye hano birakureba nimba umuzungu yamaze se yakorokera umuzungu Uyu niwe nababwiraga n'umuzungu sheri nta kuntu wasezerera abashyitsi ukaza tukajya nyine urumva madamu ari kuza. Oya ntari ibintu birahari. Ibintu birahari mugende. sawa medicine Ndabahamagara. uyu nguyu niwe Uyu umva nakubwiye utansibuka ibintu ugira nawe uzabigabanya. niba ariko yakurongora ndabireka hari ibintu bitazashoboka